hari abantu njya mbona bajenjeka mu murimo w'Imana aka kantu nkavugeho akagira inzitwazo nta rwitwazo na ruke nagiraga imbere y'Imana. Ndibuka hari igihe kimwe navaga ku murimo w'Imana mpetse umwana nagendaga n'amaguru njye sinenze gutega ntago iyo mijenjeko nayigiraga nderuye undi mwana n'igikapu ku rutugu kirimo Bibiliya n'impamba z'abana iyo nabaga nzifite. Urushako rwambereye nk'ubuhamya mbese Imana yanyigisha iryo ishuri ryo kurera abana gufata inshingano kandi ngakora umurimo w'Imana nta mugabo ndewe. Icyo cyo Imana yarakinyigishije ndakibabwira. Nangira kurera abana njyenyine nkodesha n'akazi. Imana inyigisha kwihanga amaso gusa. Yego. Imana inyigisha kwihanga amaso, Imana inyigisha kwitumbira, Imana inyigisha kurya nasenze, Imana inyigisha kwishura inzu nasenze, Imana inyigisha kwambika abana nasenze, Imana inyigisha ukuntu umuntu yambara ari uko yasenze, ari uko areba ijuru ryonyine. Ucyunyura mu bintu bikomeye biguhagarika umutima. Imbere yawe ujya ubona ubuzima bugoye bugoranye bugatuma uhagarika umutima. Nibyo ngiye kubabwira ntabwo mba ndi hano. Yesu ashimwe, Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Nkuko bisanzwe rero ni Jose Gatera kuri channel ya Philadelifia. Twongeye gushima Imana ko twongeye kuboneka hano. Reka dutangire dusenga. Urakoze mwami Yesu, ugize neza. Iki ni igitondo cy'umugisha waturemeye kugira ngo tunezerwe, kugira ngo twishime. Ugize neza rero ko abanye natwe. Urakoze Mana, tuguhaye ikaze na karibu. Dusengeye umwanya w'ijambo ryawe, dusengeye umwanya w'ubuhamya tugiye kumva. Buri mwe wese udukurikiranye turamusengeye kugira ngo ukuboko kwawe kwiza kuboneke kuri buri wese. Urakoze ni mu izina rya Yesu. Amen. Dufite umutumirwa wacu, uwo mukozi w'Imana mureba imbere kuri ekra. Ni umukozi w'Imana, Imana yagiye ikoresha imirimo myinshi kandi myiza. Uyu munsi rero adufitiye byinshi kandi byiza. Afite ubuhamya, twagiye twumva imirimo myinshi y'Imana yagiye ibana nawe. Ariko uyu munsi turashima Imana ko abashije kuboneka kuri channel kugira ngo abanze kutwibwira kandi anatubwira imirimo y'Imana. Turakwakiriye mukozi w'Imana, ni wivugire cyane. Imana ibahe umugisha. Nitwa Ev.Apophie, ndi umukozi w'Imana. Nkora imirimo y'Imana igiye itandukanye. Icyo Uwiteka anshoboje naramwemereye. Amazina yanjye nitwa Ev.Apophie. Nurutse nk'Itorero rya Zion Temple. Imana ibahe umugisha. Urakoze Ev.Apophie. Twagiye rero twumva ubuhamya bwinshi bw'iby'Imana yagiye gukoresha. Kandi nawe uravuze ngo iby'Imana igukoresheje urareyemereye. Turagira ngo dusangize ku buhamya bwawe Apophie. Twagiye twumva bwinshi Imana igukoresha ikugirira neza ngo hari aho yagukuye. Karibu. Yesu ashimwe cyane. Imana iguhereze umugisha mwinshi. Murakoze cyane kunyakira kuri channel yanyu. Iby'Imana yakoze ni byinshi. Unyakiriye umbwira ngo urashaka ko guhereza ntanga ubuhamya bw'iby'Imana yakoze. Imirimo y'Imana ni myinshi cyane. Bwoko bw'Imana, ibintu Imana idukorera. Ntago umuntu ashobora kwicara hano cyangwa ngo aze hano kubwira isi yose adafite ubuhamya, adafite ikintu cyo kuvuga, adafite aho Imana yamukuye, adafite iby'Imana yamukoreye. Ni ibintu biba bikomeye cyane. Ariko ndaza gucamo mu ncamake mvuge imirimo y'Imana, mbwire abantu icyo Imana ikora iyo uyegereye, iyo ushakanye Imana umwete iby'Imana igukorera. Imana ikura kure bwoko bw'Imana. Mundeba ku maso ndacyari mutoya ariko ndi umubyeyi w'abana 4. Yesu ashimwe cyane. Ibyo ubwabyo ni ubuhamya. Haleluya. Kubangana gutya ariko nkaba mfite abana 4. Iyo mbarimo ntabwo abantu bajya bemera ko ari abanjye. Mfite abahungu 2 nkagira n'abakobwa 2.
mfite umukobwa w'imyaka 11 iyo turi kumwe aransumba. Yesu ashimwe. Ni ibintu biba bikomeye cyane rero. Mfite ubuhamya bw'iby'Imana agiye dukorera. Yankuye kure, ntabwo navuga ngo yankuye kure mu buryo bw'ibyaha, ariko nakagasura mu mbonana ni Yesu. Haleluya. Ni imirimo y'Imana no kubaha Imana. Je natoranijwe ndi umwana mutoya cyane, natoranijwe nyiri mutoya, mpabwa impano z'Imana nyiri mutoya. Mwene data, nshuti yanjye, Imana ikora ibintu bihambaye bitandukanye nibyo twebwe twibwira. Mvuka mu bana 10, muri abo bana 10 twasigaye turi abana 2. Muri abo bana bose ikintu cyo kinezeza umutima wanjye nuko ari njye Imana yatoranije kugira ngo nsigare kandi insigarize kuyikorera. Haleluya. Muri ibyo byose rero ndashima Imana. Imana ishimwe cyane. Ndashima Imana ko yanoranije. Ndashima Imana ko yamaye kuyikorera. Ndashima Imana ko yamaye kuyubaha. Icyo ni cyo kintu cya mbere nyishimira, ko yamaye agakiza nyiri mutoya, ikanyuza mu bikomeye kugira ngo mbashe kuzabona icyo mbwira abantu b'Imana. Imana ishimwe cyane. Urakoze. Ukiri aho ngaho waruvuze ngo urashima Imana ko ngo yagusigaje. Ese mwari abana 10 musige muri 2, ubwo 8 ntibakiriho? Yego. Barapfuye. Bapfuye 9. Yego. Niwe wari mukuru? Oya, nje ndi umwana wa 9. Wari mutoya? Nari mutoya. Yego. Yego. Imana ishimwe ko wasigaye. Imana ishimwe cyane. Yego. Hari ijambo ry'Imana rero numva twaganiraho kugira ngo mereho mbahereza no kubuhamya bwanjye, tuganire ku mirimo y'Imana. Imirimo y'Imana iratangaje. Turasoma mu gitabo cya Yohana, nzanywe no kubwira wowe unkurikiranye ijambo rivuga ngo humura, witinya. Haleluya. Witinya ibikuri imbere, witinya ibyo biguhanze amaso. Humura, komera. Haleluya. Ibyiza biri imbere. Muraza kunyanganira ijwi ryanjye avuga butumwa. Oya, turakunda amajwi yacu usanga asa nk'asaraye, ariko ndabizi neza yuko Imana iri kumwe natwe. Tujye gusoma igitabo cya Yohana ibice byaho 14, turahera ku murongo wa 1. Reka dusome, turaza kugeza nko ku murongo wa 3, twumve icyo Uwiteka avugana natwe, hanyuma ndakomeza mbahereza ku mirimo y'Imana. Imana ishimwe cyane. Ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Haleluya. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi, iyaba adahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu, kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Haleluya. Iri jambo riramfasha cyane kandi rikankomeza mu rugendo. Ni amagambo y'Imana aduhumuriza, atubwira ngo duhumure, ntutinye, ntuhagarike umutima, ngo mwe guhagarika imitima yanyu, mwizere Imana kandi nanjye mugire mute, munyizere. Ni amagambo Yesu yabwiye ubwoko bwe. Haleluya. Kubera yuko yabonaga bahagaritse imitima, yabonaga intumwa iki gihe zihagaritse imitima, ubwo yarabakuwemo arababwira ati ariko mwe guhagarika umutima, imitima yanyu nituze, nihumure, mwizere Imana yantumye. Haleluya. Mwizere ya Mana twabanye nayo, mwizere data kandi nanjye munyizere. Ntabwo nshaka kubwiriza, ahubwo ndashaka kubwira abantu uburyo mutagomba guhagarika
imitima mu gihe murimo gikomeye. Iki cyari igihe cy'akaga, cyari igihe intumwa zigezemo kitari kiboroheye, cyari kibakomereye cyane. Babanye na Yesu, Yesu wakoraga imirimo, Yesu wakoraga ibitangaza, Yesu wageraga ahantu abarwayi akabakiza, Yesu yageraga aho babatse amafaranga ngo batange imisoro batayafite, akabwira Petero ati Petero we manuka ujye ku mazi urobe ifi ya mbere uri buze kuroba, uraza kubonamwo amafaranga uyakuremo muri iyo fi. Urumva rero Yesu wa wundi wakoraga imirimo n'ibitangaza yarabakuwemo. Ntabwo byari biboroheye, bari bagiye guhura n'akaga. Bararebaga bamwe yari yarabakuye mu kazi, abandi yarabakuye, tuvuge nka ba Petero yarabakuye mu mazi baroba. Ndibuka hariho aho yasanze ba Petero basubiye mu mazi, abandi batangiye gusubira mu mirimo bagiye bakora. Reka mbabwire, hari ahantu Yesu yadukuye, hari ahantu Yesu yadukuye kandi hari hakomeye. Tujarajaza imitima tubona nta nzira. Nababwiye ngo nahamagawe ndi umwana mutoya, ntabwo byari binyoroheye cyane. Natangiye bingoye, ndi umunyamasengesho nkorera Imana. Mama akajya nyumva ngo nuzuye umwuka wera. Mama yari umuprotestani mpamagarwa icyo gihe. Akajya yumva abantu bamubwira bati umukobwa we n'umuhanuzi, umukozi w'Imana. Abantu ukajya bava mu nce zitandukanye, nkomoka iburasirazuba mu karere ka Kayonza, baje kureba Apophie. Narakana gato cyane, bakajya bavuga bati aka niko kakana tujya twumva ka Apophie nakangaka. Mama rakajya yumva izo nkuru ngo nuzura umwuka wera, ntabyumve neza. Namusaba uruhushya rwo kujya gusenga, akavuga ati oya, ibyo ni bya bintu byanyu by'abarokore. Ariko reka mbabwire, haleluya, shima Yesu wantoranije, shima Yesu wamenye akamenya ko igihe nk'iki nzamukorera. Imana ishimwe cyane. Ibyo bihe nabyo nabiciyemo, ntabwo byari binyoroheye. Ndibuka igihe kimwe naje kurwara, ndaza kubakomereza ubuhamya kuko mwasabye kubabwira ubuhamya bw'imirimo y'Imana. Hano Imana ikura umuntu, ndaza kubabwira imirimo y'Imana. Ndi umudamu, ndi umubyeyi, nkomeza gukorera Imana. Nshuti yanjye, iyo nibutse imirimo y'Imana, ngiyo nanjye kuvuga ubundi ubuhamya bw'aho Imana yankuye, bw'iby'Imana yagiye inkorera. Amarira, emotion ziraza, amarira araza, numva amarira y'iby'Imana yankoreye arazamuka. Ariko munyemerere mbabwire imirimo y'Imana. Imana ni umukozi w'umuhanga. Urumva Imana yarantoranije ndi muto, ntari mu itorero rimwe na mama. Mama akajya yumva ubuhamya bw'abantu bavuga ngo ufite umukobwa w'umuhanuzi, umukozi w'Imana, umwana wawe n'umunyamasengesho ukomeye cyane. Mama ntabyemere, namubwira ngo reka njye gusenga, ati reka reka, ibyo ni bya bintu byanyu by'abarokore. Ariko Imana igihe kimwe iza kuneza kurwara, ndarwara ndaremba, biba ngombwa ko abantu dusengana baza kunsura mu rugo. Nibwo mama yemeye ko ndi umukozi w'Imana. Mwene data reka mbabwire, niba ahantu uri batabyemera, niba umuryango utakwemera ko uri umukozi w'Imana, umutima wawe ukaba uhamanya n'Imana ko watoranijwe n'Imana, byanze bikunze hari ikintu Uwiteka azakora kugira ngo bimenyekane ko Uwiteka yagutoranije. Yesu ashimwe cyane. Igero cyaje kugera, mva muri Kayonza nza mu mujyi wa Kigali. Imana iza kuma umutware, ndashaka, ndabyara, ariko mpura n'ibikomeye byinshi. Ntangira urugendo rw'ibigeragezo by'abarokore.
umukozi w'Imana naho ubuhamya bwanjye kwanza bwatangiye cyane. Bwatangiye umaze gushaka? Maje gushaka. Ariko watubwiye ngo mama wawe yemeye Imana baje kugusura. Ese baragusengeye urakira? Urumva baje kunsura, abona abantu dusengana, abona abakozi b'Imana, baransengera ndakira, bamubwira uburyo ndi umukozi w'Imana, bamubwira uburyo Imana inkoreshamo. Kuva icyo gihe mama aravuga ati umva, noneho najyaga mbyumva nkagira ngo ni bwa burara bw'abarokore, ariko ndabyemeye ko umwana wanjye ari umukozi w'Imana. Ni ukuvuga ngo abarokore mama we yarabazi nk'ibirara, ni bose se cyangwa hari abantu? Urumva hari ukuntu abakozi b'Imana babafata mu cyaro. Yego, mu cyaro kumva ngo umuntu yabaye ngo umuhanuzi ngo abarokore, mu gihe abyumva nk'ibintu bitari byiza. Mu gihe nahamagawemo ni ukuvuga ngo babafataga nyine nk'abantu bagenda bibirara, bapfa kwigendera, mbese ntabwo babyumvaga muri icyo gihe. Ariko siko biri. Nawe yaravuze ati rwose noneho ndabyemeye mwana wanjye ko uri umukozi w'Imana noneho. Yego, reka rero mvuge umaze gushaka. Naje gushaka, ntangirana n'ubuzima bukomeye. Nari umwana w'umutesi wakuriye mu nka. Iwacu turaborozi. Muri aborozi. Nubwo nahamagawe mudahaha ku kamverope. Reka nakuze ndi umwana unywa amata, nza muri Kigali. Ako kera nabwiye Imana ndayisaba, ndavuga ngo Mana uzambabare nzabe muri Kigali. Ntabwo Kigali nari nyizi, nza kwigeramo rero. Nanayigezemo nyigiramo umugisha ndashaka, ariko mpura n'intambara. Ariko Apophie, ubwo waje Kigali uje gushaka cyangwa se waruje gusura? Nje mu kazi. Waruje mu kazi? Yego. Nje mu kazi. Nje mu kazi gukorera abantu. Yego. Mpageze rero mpura n'umusore. Byari binejeje. Duha ubuhamya rero. Mpura n'umusore. Umaze kubonye umusore aragukunze, nawe uramukunda? Ndamukunda. Yego, tugera igihe cyo gushakana. Nari nkiri na mutoya, turashakana. Wari nko mu myaka ingahe ubwo? Nari ndi mu myaka 19. Yego, nari nkiri muto. Wari ukiri mutoya? Nari muto pe, nari muto. Urabona ko n'ubu ntakuze cyane, ndacyari umwana. Ariko ubu warakuze kuko urumva ufite nawe abana? Narakuze. Ubu ndi umukecuru rwose wo guhamya Kristo. Umva mfite abana 4, ndakuze. Muri abo bana 4 rero mfitemo ubuhamya. Urumva ngeze muri Kigali ntago nakomeje gukora umurimo w'Imana nk'uko bikwiriye, ariko muri njyewe ngumana ryashyaka ry'uko nari umunyamasengesho iwacu, ngumana ryashyaka ry'uko nari umukozi w'Imana. Nza gusenga Imana kuko ntari nyibona uburyo nkoreramo Imana. Nza gupfukama nkunda gusenga isaha ya 9 cyane, ndapfukama ndasenga mbwira Imana, ndayibwira ngo Uwiteka niwongera ukansubiza mu murimo wawe, nkongera nkaba mu nzu yawe uko bikwiriye, nkongera nkasenga, nkongera nkagukorera, ni ukuri ukanshyira ahantu hatuje mbohokeye, nzongera ngukorere kandi rwose ndabigusezeranije. Kubera ko urumva mu mirimo y'abandi, kuko urumva ko nakoreraga abandi ntabwo numvaga nisanzuye. Natahaga kandi muri uwo muryango nakoreraga, nakoreraga hanze nkataha muri iyo famiye n'ubundi nakoreraga, ntabwo nabaga nisanzuye. Ibyo bintera kujya mbyuka ya saa 9 nsenga Imana, ndayibwira ngo Uwiteka ndakwinginze ongera uca kanzu muri uyu mujyi wa Kigali. Ntabwo umujyi wa Kigali numvaga nshaka kuvamo ngo nsubire ahandi, kuko nari narahasabye Imana. Ndavuga ngo Uwiteka nuca kanzu nkabona uburyo bw'uko nzajya ngukorera nisanzuye,
nzagushima kandi nzagukorera. Yesu ashimwe cyane. amen. Imana rero iza kubikora, nza gushaka. Muri icyo gihe ndimo gusenga Imana nibwo yamuje na papa w'abana. Sinzi niba wenda hari icyo wambazaho aho ngaho. Nakubaza ngo mbese ndumva ntacyo mwarashakanye hanyuma murabana, ese wahise ubyara, wahise winjira mu murimo w'Imana, byakugendeye bite? Twarashakanye mpita ndabyara. Njye ntabwo natinze ko nakundaga abana cyane. Yego. Narasabye Imana ndayibwira ngo Mana nkunda abana n'ubu cyane, nkunda abana rwose. Nshobora kureba n'umwana gusa bikantera emosiyo nkaba narira, ngira emosiyo cyane mu kuboko kwanjye, gusa nkunda abana. Rero nasabye Imana ndavuga ngo Mana uzambabare, uzampa abana, kandi numa abana uzampa abana 4, abakobwa 2 n'abahungu 2. Urumva nibo wasabye Imana? Nibo nasabye Imana. Yego. Nabakundaga cyane. Iyo nahuraga n'umubyeyi afite abo bana byaranshimishaga, nkabisaba Imana, ni nabo yampaye. Urumva rero maje gushaka n'urundi rugendo natangiye rutoroshye. Navuga ngo mu by'ukuri ntago urugo rwamiriye nkuko nabyumvaga. Nje numvaga ko ninshaka nzishima, nkanezerwa, nkahirwa. Yego. Haba mu byishimo, nkunda kwishima mu busanzwe bwanjye. Nkumva nyine ndi umuntu uzateteshwa, ndi umuntu ukunda guteta. Twakuze mu buzima bwo guteta. Kuko mwari n'abana bake kandi twari n'abana bake. Gaye mu bihe by'ibibazo mwagombaga guteta. Twagombaga guteta. Ariko siko byangendekeye pe. Narakubiswe. Abarokore dukunda kubukoresha imvugo gukubitwa, guhondagurwa. Narakubiswe koko. Narakubiswe, inzara iranjye ntayizi. Mba mu butayu, yoba data we. Niga kurera abana njyenyine. Imana iryo shuri ari nyigisha. Ni ukuri nararyize. Niga kurera abana njyenyine, ntangira gufata inshingano mu bintu ntazi. Muri abo bana 4 nuko gukubitwa, se nugukubitwa inkoni ku mubiri cyangwa n'ibigeragezo? Zibigeragezo pe. Zibigeragezo. Hanyuma abo bana 4 wabareraga wenyine, se wabo ntiyarahare? Hari igihe kigeze kugera se wabo ndamubura, maje kubyara umwana wa 2 umwaka wose. Ariko ubwo nsubiye inyuma gato, urumva Imana nyine yampaye urugo kwa kuyikorera. Nayisabye ibirabimpaye Imana yo kabyara. Yego. Impa umugabo utambuza gusenga, impa umugabo utankoma rwose. Ndabubwira nge ndi umurokore kandi ngomba gusenga, ngomba gukorera Imana. Ati rwose nta kibazo. Ariko Imana ishyira mu ishuri ryayo. Ntangira urugendo rwo kwiga. Impa urugo rw'ishuri, impa urugo rw'ibigeragezo. Urumva agenda amara umwaka wose. Yakoraga akazi ka leta, tutaramenyana akiri umusore. Sinzi rero ibintu byabayemo, baza kumutwara tutabizi. Agenda tutabizi, mfite umwana w'umwaka. Abo bana 4 nababwiye barakurikirana cyane. Yego. Baba bameze nk'imanga. Bamaje gukura. Umwana wa 4 afite imyaka nk'itanu. Agenda rero mfite umwana w'amezi 2 muri Kigali, undi w'umwaka. Urumva muri Kigali ndakodesha. Muri Kigali nta kazi nyifite. Imana yansubije mu murimo wayo. Yego. Ntangiye gukorera Imana, ntangiranye n'ishuri. Nshuti zanjye reka mbabwire, buryo Imana yashatse kukwigisha nta kintu itakora, nta n'iki itakoherereza. Mu buzima bwanjye najyaga numva bidashoboka ko nabaho mu bitekerezo, kuko najyaga numva ubuhamya bw'abandi
nkumva bidashoboka ko nabaho mfite abana nta se mfite wo kumfasha kubarera. Ariko icyo utinya Imana kikugezamo kugira ngo igutyaze iyo uri umukozi wayo, kugira ngo nacyo kirebeho, kugira ngo nacyo umenye ko kibaho, kandi Imana ikakigufashamo, ikakugaragarizamo imbaraga zayo. Naciye muri ibyo bihe bikomeye, niyo mpamvu nasomye ijambo rivuga ngo ntuhagarike, ngo ntimuhagarike imitima yanyu. Tujya duca mu bintu byinshi biduhagarika imitima. Ujya unyura mu bintu bikomeye biguhagarika umutima. Imbere yawe ujya ubona ubuzima bugoye, bugoranye, bugatuma uhagarika umutima utari wanabugeramo. Ariko ijya yemera ko byose tubigeramo. Ntabwo ari uko ibitwanze, ahubwo hari ibyiza bidutegurira imbere. Haleluya. Amen. Ibyo byose iyo naza kubinyuramo n'ibyo ngiye kubabwira, ntabwo mba ndi hano. Imana yaranyaje bikomeye cyane. Nari umukobwa w'umutesi, nari umukobwa naziraga umubabaro. Kugeza n'uyu munsi sinjya mbasha gusiporota ibibazo by'abandi, niyo cyaba ari ikibazo cyawe. Niko Imana yandemye. Ariko Imana yaravuze ngo reka nkujyane muri Kigali nkuryarizemo. Narize ntangira kurera abo bana. Mbese Imana yanyigisha iryo shuri, ishuri ryo kurera abana, gufata inshingano, kandi ngakora umurimo w'Imana nta mugabo ndewe. Icyo cyo Imana yarakinyigishije, ndakibabwira. Ntangira kurera abana njyenyine, nkodesha n'akazi. Imana inyigisha kwihanga amaso gusa. Yego. Imana inyigisha kwihanga amaso, Imana inyigisha kwitumbira, Imana inyigisha kurya nasenze, Imana inyigisha kwishyura inzu nasenze, Imana inyigisha kwambika abana nasenze, Imana inyigisha ukuntu umuntu yambara ari uko yasenze, ari uko areba ijuru ryonyine. Amen. Ikajya mbwira ngo witinya. Mbega ryari ishuri ritoroshye, wenda abantu banzi, abantu benshi baranzi, barabizi. Nca muri iryo shuri ndagenda ndananuka, nashatse mfite ibiro 78, hafi 80. Ndagenda ndananuka, kandi Imana inyigisha kwambara ubusa. Nshuti yanjye, narizi nkajya nifuza umwambaro, nkifuza igitenge, ikanga. Murarizi ikanga. Avuga ngo se ni gute umuntu ashobora kwambara, umuntu ashobora gukenyera agakanga, agatenge, birashoboka? Nguma nambaye ya myenda ya gikobwa. Reka mbabwire, kandi nayishaje, kandi nayira igira igasaza. Nshuti yanjye, nakoreye umurimo w'Imana hari imbere ya Kadirake imyaka nk'ine. Kimihurura. Yego, Imana iguha umugisha. Yego. Aho hantu niho cyane Imana yatangiye kuntoranyiriza kongera kuyikorera. Habaga icyumba cy'amasengesho gikomeye cyane. Umuntu arandarika, arambwira atari kuzaze maje gushaka, uzaze nkujyana ahantu tujye gusenga. Nkigeraho habaga umukozi w'Imana bitaga umusore bitaga Mugisha, yuzura umwuka wera. Arambwira turi mushya muri Kigali, arambwira ati wari umukozi w'Imana. Ndaceceka. Kandi wari umuhanuzi w'Imana. Ati sibyo? Ikindi wari umunyamasengesho. None Imana irambwiye ngo ngwino dukorane umurimo w'Imana. Cyari icyumba
tate wasengeraga muri ADPR Kimihurura. Imana ibwira uwo musore ngo Imana irambwiye ngo cyarakubitaga kikuzura icyo cyumba cyabagamo abantu benshi cyane. Irambwiye ngo ngwino dukorane umurimo w'Imana. Kandi uramuka wanzi. Urumva ko narasabye Imana ko n'imana nzicara. Ubundi iyo yamaye hano ho kwicara. Irambwira ngo icare ubundi unkorere. Usohoze isezerano wansezeranije. Yego. Imana irambwira ngo niwanga iciye muri uwo mukozi wayo urabona ishyano. Guhera uwo munsi nibwo natangiye no gukorera Imana. Nahakoraga umurimo wo kwaturisha abantu abinjiraga mu nzu y'Imana bateranaga muri amateraniro ninjye wabaturishaga bakabanza bakiyeza ibyaha. Uwo murimo narawukoze ntaratwita ngera aho nwita. Uwo murimo ndawukora ku manywa na ninjoro ngera aho mbyara umwana wa mbere. Uwo murimo ndawukora ku manywa na ninjoro ngera aho mbyara umwana wa kabiri. Uwo murimo ndawukora ku manywa na ninjoro. Icyo kigeragezo rero kingeraho. Urumva mfite umwana w'amezi 2 w'umukobwa wa kabiri. Ndi mu murimo w'Imana. Sinari mfite ubwinyangamburiro. Ndi umuntu uceceka cyane. Sinigeze ntekereza kubibwira umubyeyi. Naciye muri iryo shuri ndakubitwa n'ubukene, nkubitwa n'inzara, nkubitwa n'ubukode, kandi ntari bure ku murimo w'Imana. Kuko waruvuze ku bundi andi mazina twari tukuzeho mama Keriya. Ubwo umugabo wavuze ko ajya gurya wasenze ukambara wasenze. Umugabo yarashyize aragaruka rero. Umugabo yarashyitse aragaruka. Asanga ukibona ibyo kurya mu bitangaza. Yababa we ntago ndibuka igihe kimwe abantu bakodesha. Mubyeyi ukodesha muntu ubukode bwacanze usenga Imana. Ndibuka igihe kimwe nigeze kwimuka njya mu nzu y'ibihumbi 25. Nimbivuga ndabizi ko kino kiganiro kizarebwa n'abantu benshi banzi mu Rugunga. Ubuhamya bwanjye barabuzi. Iyo nzu nyigezemo nyiri inzu yaranzi ko ndi umukozi w'Imana ukomeye. Nsengera abantu bagakira, nsengera abantu bakabahoka, nsengera abantu bakabona Imana. Yewe nawe nyihagera ndashaka kukubwira nyine kuri icyo kibazo warumbajije cy'ukuntu Imana yagutunze mu bitangaza. Kuntu Imana yantunze, kuntu Imana yagiye inyishurira amazu. Imana ibana nanjye. Ugeze mu Rugunga rero. Mageze nshuti mbura ubukode. Kandi akajya abona asengera abantu. Akajya abona amamodoka aparika. Aza ngo nyasengere. Aba yatwaye. Imana iranyigisha iryo shuri ngeze muri iyo nzu. Mbura ubukode. Amezi 2 ageramo. Ndi umuntu watinyaga ubukode cyane. Ubwo nageze mu ncamake ntabwo nahereye wenda aho umugabo yansize. Naciye mu ncamake. Icyo gihe kandi ubwo niko nakoraga umurimo w'Imana njya hahandi muri cya cyumba. Ndi umuntu ugira ibanga cyane. Ntabwo nababwiraga ngo mbayeho ubuzima bunubu. Ngewe nzi ko ibanga ryanjye ari ryanjye n'Imana yanjye. Ikigeragezo cyanjye ni cyanjye n'Imana yanjye. Ndaceceka nsenga Imana n'abana banjye. Mpamagara Imana mbona Imana ntikora. Mbona biranze. Ndibuka twakoraga umurimo w'Imana ku wa 6 mu gitondo twararagamo, ku wa 5 ninjoro, ku wa 6 tukabyuka ari iteraniro. Mbyuka mu gitondo njya ku murimo w'Imana. Mbwira Imana ndayibwiye nti rero Uwiteka ngiye ku murimo wawe
ariko sinishimye, ntabwo nezerewe. Urimo urabibona, yaba ari ibyo kurya ntibihari, yaba ari ubukode ni ikibazo. Ndagusaba ukemure kino kibazo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Muntu ukorera Imana ukabona bikugoye, ukabona bigukomereye, ukabona nta nzira, ukabona nta biryo, ukabona nta minerivari, ukabona nta bukode, ukabukorera Imana by'ukuri, ndakwinginze ukaba uri umukristo, ukaba uri umukristo w'ukuri, ukaba ubihagazemo neza. Aha, ukaba ubihagazemo neza aka kantu. Yesu ashimwe cyane. Nari mbihagazemo neza, igihe cyari kigiye, umwaka wari urangiye, ahangaha ngeze. Ubwo ntabwo mvuze uko Yesu yajyangirira neza muri ayo mezi yose. Imana ni umukozi w'umuhanga, igitwigisha kugira ngo ibyo twigisha tuzabyigisha abandi. Ndagenda nkora umurimo w'Imana nk'uko bisanzwe, ariko ngendana agahinda. Mwene data reka nkubwire, nakoraga umurimo w'Imana metse umwana, umukuru niwe wagiraga ibiro byinshi. Hari abantu njya mbona bajenjeka mu murimo w'Imana, aka kantu nkavugeho, akagira inzitwazo. Nta rwitwazo na ruke nagiraga imbere y'Imana. Ndibuka hari igihe kimwe navaga ku murimo w'Imana metse umwana, nagendaga n'amaguru njye sinari nzi gutega, ntabwo iyo mijenjeko nayigiraga. Nderuye undi mwana n'igikapu ku rutugu kirimo Bibiliya n'impamba z'abana, iyo nabaga nzifite. Reka mvuga Imana, mvuga imirimo y'Imana. Amen. Nicyo cyanzanye hano. Yego. Imana yangiriye neza, yaranyeretse. Ntabwo mvuga ku rushako cyane ko nta munezero nigeze ndubonamo, ahubwo ndavuga imirimo y'Imana yanyerekeye mu rushako. Urushako rwambereye nk'ubuhamya bwo kugira ngo nkomere mbi igikoresho cy'Imana, uruganda. Urushako rwambereye ngi uruganda kugira ngo mu gihe nk'iki mbashe kubona icyo mbwira ubwoko bw'Imana. Najyaga ku murimo w'Imana n'amaguru, neruye umwana metse uwundi, njye mureba gutya. Ntabwo icyo gihe nasaga uko, gusa nyiri umukobwa n'umukobwa mwiza cyane, ni nacyo cyatumye se w'abana mbenguka. N'umukobwa mwiza uvuye mu mata, w'umutesi, utazi rivanizima, uje mu mujyi wa Kigali, utagize ikintu yitayeho. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nangirana n'ubwo buzima bungoye bunkomereye, nariraburaga. Tuya dusoma Bible ikavuga ngo yewe mukobwa w'Isiyoni, ngo uko ndeba siko nsa, siko nahoze nsa, kandi uko nsa uko nirabura uko, hari igihe kizagera nkahindurwa. Yesu yangiriye neza ubu. Ndavuga data wangiriye neza. Amina. Ntabwo ineza ye sinavuga ngo nayibonye mu muryango, ko nta n'umuryango ngira. Sinavuga ngo nayibonye mu muryango ne nashatsemo icyo gihe, ntabwo ariho nayibonye. No, ntabwo nayibonye ku mugabo, oya, nayibonye ku Uwiteka Imana. Nayibonye kuri Kristo, nizeye nyiri mutoya kugeza uyu munsi. We namubwiye ngo nzakukorera kugeza nshaje. Ubuzima bwanjye ndibuka nigeze gukora amasengesho iminsi 7, ndavuga ngo Uwiteka, aya masengesho nayo gutanga ubuzima bwanjye. Aya masengesho nayo nguhaye, nayo kwitanga n'abazankomokaho bose. Haleluya. Icyo gihe nkorera Imana bingoye, nkorera Imana binkomereye muri uwo mwaka wose. Nigarukire rata muri uwo mwaka. Yego.
ariko turi ku ijambo rivuga ngo witinya nimuhagarika imitima. Nacaga mu bintu byinshi byagombaga gutuma mpagarika umutima, ariko ndakomera, nkomera ku mwami wanjye, nkomera ku Uwiteka, kuko numvaga ko nimukomeraho imbere hari amazu, hari amazu, hari amazu, hari ibyiza, hari ibyishimo. Haleluya. Hari ingororano, hari icyo nzamwibutsa. Imana ishimwe cyane. Amen. Mbura ubukode. Ndibuka umwana wanjye w'imfura yigeze kumbwira tuvuye ku murimo w'Imana, arambwira ngo mama, nibwo urumva yarafite umwaka ageje imyaka 2, ngo mama, ngo yijyo ntabwo iryo jambo rye rimvamo, ubu ntabwo byashoboka ko babivuga kuko Yesu araho yankuye. Ngo mama, ngo shaka yijyo. Nari mvuye ku murimo w'Imana, abimbwira ashonje, buri gisubizo, nta kintu nari mfite cyo kumuha, kandi nari mvuye gukorera Imana. Ndeba hirya ndarira, nirindaga kurira abana bandeba. Ndavuga ngo Mana, sinabashaga icyo, urumva nari mfite n'umunaniro, nabivuze gusa mu mutima wanjye. Ndavuga ngo Mana, mvuye ku murimo wawe, umwana anyatse ibyo kurya simbifite, gira icyo ukora mu mutima wanjye. Mana yanyuje ku ruganda, ntabwo nigeze mbibwira mama. Mama uyu munsi nibwo abyumva, nabwo mucira mu ncamake sinyamubwira ubuzima bwanjye naciyemo muri Kigali. Apophie rero icyo gihe urumva ko Imana yarakoze mu by'ukuri. Yarakoze. Aho habonetse imbaraga z'Imana. Habonetse imbaraga z'Imana. z'Imana. Yikomejeho ugakomeza ugakizwa neza, ukaba umukristo, ukaba imbere yayo. Imana ntigutererana. Ntigutererana. Ntabwo igutererana. Uwo munsi ndaza kugera nyine kuri ubwo bukode, mbayeho gato umubwira imbaraga z'Imana, mbabwira ukuntu ise yaje kugaruka. Yego. Imana irahambaye. Nagiye kubona bwari bumaje kugoroba, bwije, nta nzira, kandi umwana anyatse ibiryo. Nyimara gusenga iryo sengesho mu mutima, Imana ikoresha umwana aturuka sejemu, ngo Imana imubuza amahoro, umukobwa imubuza amahoro. Ngiye kubona mbona azanye ibirayi bihase, azana n'ibishyimbo. Mwene data, Yesu, ngo Imana yaranabiguhatiye, ngo iyo ugukerereje iranagutegera. Yego. Haleluya. Ubundi hari ibintu mu ishuri, hari utuntu Imana igukorera udashobora kwibagirwa. Umwana azana ibirayi bihase, umukobwa azana amavuta yo guteka, azana igitunguru, azana ibishyimbo, azana amakara. Umva, ngiye kubona mbona mu ijoro jambo bajya bavuga ngo izakenyuruza abami dukenyeze. Yaramukenyuruje ngo umutima uramurya, kandi twe tuvanye mu materaniro, ngo umutima uramurya, umutegeka gukora ibyo bintu byose. Imana ijye imuha umugisha rwose, ntitaye. Imana imuha umugisha ko yayumviye, arayumvira. Icyo gihe ndateka muri iryo joro, nekera abana bararya. Abana bagenda bakunda cyane cyane, kubera ubuzima twagiye tunyuranamo bukomeye. Hari igihe kizagera rwose wenda nkajya ntangana nabo ubuhamya, bakavuga imirimo y'Imana. Ejo bundi nari ndi ahantu nagiye kubwiriza, nari ndi kumwe n'uriya mukobwa wanjye w'imfura nababwiye. Noneho Imana ikajya ivuga ku bantu, arangije aravuga ngo mama, ngo nicaye, ngo ndareba, ngo mbona ntabwo Imana irimo kutuvugaho. Ngo ndavuga ngo ubuse koko ngo Imana iracyatwibuka. Ariko ngo ngiye kubona ngo mbona baraguhagurukije, ngo mbona bakuvuzeho, ngo numvishe ibyishimo. Ariko reka mabwiza ukuri, Imana ishimwe yantoje ikantoresa n'abana. Ngo yumva ngo Imana imvuzeho, ngo numva nasimbuka, ngo nkaza nkaguhobera.
muri make yumvishe ko Uwiteka kitwitayeho. Haleluya. Kubera byabiye azi twanyuranyemo. Icyo gihe muri iryo joro nabonye Imana igabura. Imana ishimwe. Mvuye ku murimo wayo, umwana nsabye y'ijyo, mbona Yesu atanze y'ijyo koko. Haleluya. Igihe kimwe rero nabwo nza kunyura mu bukode, ukode burancarira bwa yanzu 25 ibihumbi 50. Nta hantu numvaga nabikura, nta kazi ngira, nta cyerekezo, nta hantu numvaga ibihumbi 50 nshaka kubikura mu by'ukuri. Kandi abantu bamfata nk'umukozi w'Imana, uwo nyirinzu yamfataga nk'umukozi w'Imana. Yababa data we, ndavuga ngo Uwiteka ndasebye. Ariko umwana arandotera w'umuhungu arambwira ati narose ku nzu yawe hari inkoko irabika 3. Ndavuga ino ubwo se koko ni bwa butabazi. Imana ishimwe cyane. Nabonye Imana, inkoko yarabitse 3 ndayibona. Hayi indi yo kwa Petero yarabitse isaha iragera. Fata abana tuvuye ku murimo w'Imana, ariko urumva ntabwo ibyizo nkoko sinabyitayeho. Gusa umwana yarabimbwiye, umuhungu aramanurira ati nabonye inkoko ihagaze hejuru y'iyo nzu irabika 3, ariko ideni rimereye nabi. Umuntu ufite ideni, ndakubwiza ukuri, ukaba uri umukristo wizeye Yesu, humura arabikora. Wowe senga. Ngira ukuntu nsenga amasengesho kumara amazi, ubundi ngewe nshaka Imana mu kibazo kugeza igihe nyiboneye. Niko mbaho. Nayishaka nkajya no mu mwobo, nayishaka umva ahantu hose nashaka Imana kugeza igihe. Fa kuba mu mutima wanjye nta rubanza. Niba mu mutima wawe wumva ko ukiri umukristo, humura, shaka Imana urayibona. Muri iryo deni nahaboneye naho Imana mu buryo bukomeye cyane. Nararebye umwaka urangiye ndi n'abana banjye. Urumva wa mwana w'amezi 2 yari yuje nawe umwaka cyangwa se unarengaho. Wa wundi w'umwaka yari yujuje imyaka 2. Naciye muri byinshi, ndagenda ndirabura, ndagera ndananuka, ariko muri nge Mana nyagasani harimo amavuta. Abantu barakiraga, bicaraga ku karaga iwanjye. Abantu barakiraga, abantu barabohokaga, abantu bakiraga indwara, uwazaga hagurukaga yakize. Sinirirwaga murambitseho ibiganza byanjye, reka yahagurukaga yakize kubera imbaraga z'Imana zabaga muri nge. Kwizera Imana yaginde mama ikintu cyitwa kwizera. Nkishyira inzu kubera kwizera, nkarya kubera kwizera, nkambara kubera kwizera, buri kintu cyose kubera kwizera. Yesu ashimwe cyane. Amen. Njya ku murimo w'Imana nk'uko bisanzwe, ariko nge nafite agahinda kenshi cyane. Mbwira Imana, ndabibwira Imana, ngiye kugukorera uyu murimo w'uyu munsi kugira ngo utazagira urubanza mbaraho, ariko sindi bugaruke muri iyi nzu. Nabwi ni inzu sindi buyigarukemo. None ndayizamo se niyanjye ko n'ubukode nabubuze. Ntindagiye sindi bugaruke muri iyi nzu. Mwene data, hari isengesho ujye usenga kubera ko nta mutima ugucira urubanza. Iyi sengesho ryo kumara amaza Yesu agakora. Ariko ikintu nshaka kuvuga hano gatoya, aho yagushize ugomba kuhaguma. Aho yanshyize hamwe umwana w'Umungu yambwiye ngo aha ni ugomba gukora umurimo w'Imana. Ngwino dufashe umurimo w'Imana ari inyari. Muri cya kigeragezo cyose cyansanze muri wa murimo, nkubitirwa muri wa murimo, nguma muri wa murimo, nkomeza nkorera Imana. Abantu baragenda bakajya bavuga ngo kakadamu nitwa kakadamu, ariko nikomeza kuwiteka. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nkora umurimo w'Imana kuri uwo munsi. Nabwiye Imana ngo sindi bugaruke muri yanzu. Maje gukora umurimo w'Imana, hari ubutayu bita bwasamuduha. Ubutayu bwasamuduha. Kabeza. Abakozi b'Imana babuze. Bababuza abakozi b'Imana. Icyo gihe bwari bugikora. Hari abantu bashaka kubona abakozi b'Imana basenga, abantu bajya mu butayu, kavuga ngo si Imana isubiriza, ariko nabonye Imana isubiza mu butayu. Kuko n'ubundi niberaga mu butayu bw'ubuzima. Aho ngaho wenda
ushobora kuvuga utyo ababyumva bakavuga bati se nintaramuka ngiye mu butayu ntizansubiza ariko bivuga ngo umuntu wese uko kwizera yego hari ijambo batubwiye uti kwizera iyo nta mutima ugucira urubanza kwizera kwawe niko kugukiza jene narakuze ndi umwana w'ubutayu kuva ndi umwana urumva rero kugeza n'uyu munsi nzi ko gutabarwa kwanjye rwose ngomba kugena nk'ugika ahantu ngasenga Imana munsi y'agati ngahamagara Imana Uwiteka akaza agakora kandi koko Imana ijya inyumva Yesu ashimwe cyane Imana yacu irakora ndagena nkorera Imana ariko nyikora nyibwira Uwiteka ntago meze neza mu mutima wanjye urabibona ko ntago nishimye kandi kudasubira muri yanze yego ko Mana ntago nayo busubireyo nayisezereye nafunze niba arakamatera kari niba ashaka bagatwari niba ashaka bakibe n'ubundi ntacyo bimariye ngomba kugushaka kugeza aho nkuboneye Yesu ashimwe cyane rero nakoze umurimo w'Imana nkuko bisanzwe nafite tike ndawukora nkuko byari bisanzwe naturisha ubwoko bw'Imana nsengera abantu barankundaga cyane cyane barankundaga n'umuntu ufasha abantu b'Imana kugera ku nguni y'umutima kugeza Imana igize ikintu ikora abantu baragenda barankunda Imana insiga igikundiro ariko iyo yakwanitse na muntu ushaka kwanura ntibibaho iyo yagukaranze yikwikurira mu mavuta yonyine iyi saha itaragera ntago ushobora gusubizwa niyo abantu baba bagukunze rwose isi yose ikwitayeho ntibishobora gukunda nkora umurimo w'Imana ndangije mfata abana banje ndabaheka turagenda tujya Samuduha ndabibwira ngo ubutayu nzabuvamo ari uko wansubije hari umuntu wanyumva akavuga ngo uri umusazi kuko nabugezemo yabimaje kugoroba nka saa moya nabugezemo nka saa moya cyangwa mu masaa 2 z'ijoro nabwiye Imana ko nzabuvamo uko yansubije ari uko yantabaye nabubayemo ntabwo nabubayemo igihe kinini naburayemo muri iryo joro namaramaje n'ubuhamya bukomeye nashaka kwibagirwa n'abana banjye umva sinari mfite icyo kubagaburira nge nagiye n'ubundi ntaho nari mfite muri Kigali ho kujya nebwi nta muryango mfite wo kujyamo nta shinge nta ruge niwe wenyine nje kureba ni wowe nzi ariko turaho Apophie kuki itatekerezaga ati ahari wagenda nkasubira iwacu ko ari mu cyaro kandi hari ibiryo kuki uwo mutima utigeze ubigira urakoze cyane urakoze kuri ako kantu Imana yaransanze maje guhura n'ikigeragezo Imana yansanze ntekereza gutaha mfite nabo bana uwo muhanuza aturuka mu nzu y'Imana ansanga hano nakoreraga umurimo arambwira ati dore watekereje gutaha iwanyu mu cyaro yego uramenye uraramuka uvuye mu mujyi wa Kigali ubu sinshaka kuvamo nzawuhamamo kugeza Yesu agarutse mu murwa niko yabwiye intumwa arazibwira ngo nimugende mu murwa niho nzabatabarira nanjye umurwa sinzawuvamo kugeza amasezerano y'Imana asohoye nkawuvamo njya ahandi hantu hagutse Imana iransanga irambwira icisha muri uwo mwana nayo mukobwa ngo watekereje gutaha iwanyu mu cyaro ngo ari kurara mukuru uvuye mu mujyi wa Kigali uzabona ishyano nekereza ukuntu nta muntu nabibwiye ndi umuntu ugira ibanga nta muntu nigeze mbwira ko nzagenda ariko Imana yabibonye kuva icyo gihe ikintu cyo kuva mu mujyi cyamvuyemo uko wewe wigira mu ishyamba ngo hari nigira mu ishyamba ndavuga ni se ko wambujije reka njye mu ishyamba njye kugushakayo n'ubundi Kigali nta nzu mafite niyo nari mfite nirimo kwishyurwa rwose ntaho mfite ho kujya nta n'uwo mfite ho gutakira n'aba bana n'abawe niwe wabampaye nyigerayo haza niba umukozi w'Imana yarandebye akavuga ati uyu muntu rero n'aba bana buriya yashonje nge sinari mfite n'ikibazo cy'inzara kuko ibyo birayireba iby'inzara byo nabimenyereye nta kintu byari bikimbwira ibyo gusonzesha abana bo nta kintu byari bikimbwira abana nene nabahaye Imana barabayo gusonza kwanjye ko ibyo nta kintu babikimbwiye kuri icyo gihe haza umukozi w'Imana muri iryo joro nyihagera nka saa 2 amereza amafaranga w'umusore amafaranga 2,000 arayamereza arigendera wahita nava no mu butayu ndangije mbwira Imana ndayibwira ni rero ubu ngubu ntubuje kunshukisha bino 2 ni sinyata nahubwo azatunga ababana muri ubu butayu
nzajya mbagurira akarindazi nguremo n'amazi banywe. Nuko nayibwi uko ubundi ngiye mvugana n'Imana mwaho mvugisha inshuti yanjye, kubera uburyo tuba tuziranyemo ni papa wanjye, kandi nawe nuyemerera irakubera so. Yesu ashimwe cyane. Nuyemerera bitewe nuko mubanye, Imana irakubera papa, Imana irakubera mama. Haleluya. Imana yambereye mama, Imana imbera papa, Imana imbera data wacu, imbera masenge, imbera mama wacu, imbera igisubizo, imbera umuryango wagutse. Ako kanya uwo mwana arigendera, ariko nsigara mburanye Imana ndayibwira wimbeshyeshya rero ibi bibiri kuko nta kintu bimariye. Icyo gihe nari ndi kwisengesho rivuga ngo umva nkubwire, dore ndacyari mutoya, niba utagaruye no mugabo ugomba kuba umugabo kumfasha n'aba bana. Urumva ngize Imana ikuri. Reka nze nkukubaza, icyo gihe umugabo muri uwo mwaka wose ntago mwavuganaga muri ubwo buzima? Reka numvaga ko wenda yanapfuye, nta n'uwakubwiraga amakuru. Reka Imana iragenda neza iraceceka, nta makuru nta busa. Imana ndayiburanya koko. Muri iryo joro nabaye nka Yakobo, nyibwiza ukuri, ndayibwira ngo Mana, umwaka urarangiye ngukiranukira, ndi n'abana sinigeze ndeba hirya hino, nkukorera nsengera abantu bawe, nkora umurimo wawe nk'uko wabinsabye, ariko urandetse. Niki gitumye undeka? Niki gitumye untererana? Nabaye nka Yesu ku musaraba, igihe avugaga ngo data niki gitumye undeka. Nanjye nayiburanije muri iryo joro, nyirana n'Imana sinasinzira. Imana ndabibwira ngo niki gitumye undeka, niki gitumye untererana? Nsubiza nk'igisubizo, ntabwo nzava hano utansubije, kandi singomba kuva muri iri shyamba utambwiye kugomba kuzana papa w'aba bana, utampaye igisubizo kizima, ikindi utishyuye ubukode, ikindi utampaye n'ibyo kurya. Ndaransenga bunyeraho, buracya mu gitondo ndazenguruka. Hari ahantu umuntu yazengurukaga bavuga ngo ni Yeriko, ndazenguruka inshuro 7. Njye Imana igikunda kuvugana nanjye, maje kwazenguruka ndapfukama ndasenga iruhande rw'abana munsi y'igiti, ndapfukama ndasenga Imana. Imana iransanga, irambwira, iramvugisha. Imana igivugana natwe. Hari abantu bazi ko Imana itavuga, ariko iyo wiyegereje Imana, Imana ivugana nawe mu kibazo, Imana ivugana nawe mu kigeragezo. Imana ivugana nanjye, irambwira ngo mwana wanjye haguruka utahe, haguruka utahe, numvishe gusenga kwawe kandi nagusubije. Haleluya. Ibikubwira mu nzozi cyangwa se n'umuhanuzi waje? Ntago nari ndi mu nzozi, kuko urumva byari ku manywa. Ijwi ry'Imana ryaransanze ubwanjye. Imana igikunda kuvugana nanjye, igikunda kuvugana nanjye iyo usenga, iyo wegerana n'Imana cyane, ishaka n'Imana umwete, urayibona kandi irakuvugisha. Imana iravuga, ijwi ry'Imana ryaraje, kandi ikikubwira kurimo kuvugana n'Imana izana n'ibimenyetso, irambwira ngo haguruka ugende n'abana bawe, ibyo wansabye narangije kubiguha. Ikimenyetso cy'uko nabigukoreye, ako barokore mureke twizere Imana. Amina. Nukuri aha niyo mageze, numva imbaraga zidasanzwe z'Imana. Ubuzima bwanjye nabonye Imana. Mu Kristo ndakwinginze, izera Imana. Wowe uhagaze mu murimo, wikangwa n'ibigeragezo, wikangwa n'uburwayi, wikangwa n'intambara, wikangwa n'ubukene, wikangwa n'ubukode, ndakwinginze, niba ukijijwe by'ukuri, niba uri umukristo, mbabarira wizera Imana by'ukuri. Imana ntabwo izigera igutererana. Nabonye Imana intabara n'abana, naraye mu butayu, muri Imana ivugana nanjye, irakora. Imana ishimwe cyane. Amen. Ikora idakoresheje imiryango,
Imana ni nyembaraga. Irambwira ngo haguruka utahe. Ndataha. Imana yigeze kubwira Mose, iramubwira ngo ufite iki? Imuhamagara ati mfite inkoni. Iyo nkoni niyo yamukoreye, yagiye itanga ibimenyetso bifatika byo gukura Abisiraheli muri Egiputa. Imana ikimenyetso irambwira ngo mwana wanjye, ngo ikimenyetso nguhaye ngo cyuko ari njye uvuganye nawe, kuko nari nasise ko nari buva aho hantu itansubije, kuko nta nandi hantu nabonaga ngomba kujya, nta naho nabonaga ngomba kujyana abo bana. Irambwira ngo nugera ku muhanda, haleluya, urabona imodoka, kandi iyo modoka iragutwarana n'abana bawe ikugeze mu rugo. Imana yarabikoze, bitamfata abana banjye aho hantu yahamereye amasezerano menshi, ayandi ndacyategereje. Irambwira ngo kandi papa wawe ndamuzanye, irambwira ngo kandi n'inzu ndayishyuye. Ikimenyetso nuko nugera ku muhanda we n'abana ndi buhite mbahereza imodoka ibacyura. Imana yarabikoze. Imana ishimwe. Nigera ku muhanda, imodoka nziza iraza. Iyo nibutse imirimo y'Imana, urugendo kugeza n'uyu munsi Imana ikinyuzamo, ni urugendo rugaragaza imbaraga z'Imana gusa, imbaraga z'Imana. Ndagenda ngeze ku muhanda, imodoka iraza, ndataha n'abana, itugeza mu Rugunga aho twajyaga. Mbona ukuboko kw'Imana. Nyigera mu rugo mbona Imana, amafaranga hari umuntu yasengeye arampamagara, yari afite kenkayori yarahombye Nyabugogo mu mama. Imana yantumyeho ntamuzi, arambaza ati mbese inzu yarishyuwe? Aguhamagaye Apophie, reka nkubaze, imodoka urayibonye nziza, iragutwaye kugejeje aho ujya, nukuri cyari ikimenyetso cy'Imana. Yego. Ndagira ngo duhinira aha igice cya kabiri, yego, cyangwa se tuzakomerezeho, ariko ndashaka kutubwira ese koko mu bintu byose yakubwiye, ntabwo tubwiye ukuntu umugabo yagarutse. Niho nari ngeze, niho wari ugeze cyane. Ese koko amafaranga y'inzu niyo yihutirwaga? Yego. Tubwira uburyo ki byaje byihutirwa, byose byihuta ako kanya, nkuko Imana yambwiye ngo ukigera mu rugo se. Cyane rwose. Ego ko Imana ni ibitangaza, nshuti yanjye, tuvugana n'Imana kandi Imana ikora. Nukuri nubona ubana n'Imana idakora, ntago iyo ngiyo ari Imana. Imana yacu iravuga, Imana yacu igasohoza. Nukuvuga ngo nageze mu rugo ako kanya, telefone irampamagara, umuntu arambwira ati inzu yarishyuwe. Ntiwe ya tega akamoto usanga hano Nyabugogo. Yari umuntu nari nasengeye, ibintu bye byarahombye biragenda, amafaranga. Undi muntu nawe arampamagara ati mukozi w'Imana yakundaga abana banjye cyane, uri hehe? Ndi mu rugo, reka nze nkurebe. Abanzaniye amafaranga 20,000. Umva, icyo gihe nabonye amafaranga yo kwishyura inzu, ndetse mbona n'amafaranga arenze. Muri iyo minsi umugabo abarahamagaye, turi mu masengesho y'iminsi 3 handi nakoraga umurimo w'Imana, arambwira ati ubu ngubu ndi Kanombe. Yesu ashimwe cyane. Arambwira ati ubu ndi Kanombe, narinda hana. Uwo munsi muri icyo cyumweru nibwo Yesu yangiriye neza. Uwo munsi wageze mu rugo, umuntu araguhamagara, ntabwo mbashije kubyumva neza jewe. Uwo munsi nageze mu rugo, umuntu nari narasengeye arampamagara, arambwira ati mukozi w'Imana, inzu yarishyuwe. Niwe ya, urumva na amafaranga 50,000. Ati tega akamoto usanga hano Nyabugogo. Akamoto ndagateze, arakishyuye, amereza amafaranga. Hari undi mwana w'umukobwa yarashatse, yakundaga abana banjye cyane, aho nateraniraga, aho nakoraga umurimo w'Imana. Arambwira ati uri hehe? Ndi mu rugo, ndagushaka. Abanzaniye amafaranga 20,000, byongera kuri ya mafaranga 50,000. Ubonye nayo kurya. Nkunda Imana. Ni ukuvuga ngo nabonye kurya,
aranarenga kuko icyo gihe nabonye amafaranga ntabwo namenye ahantu avuye. Ndibuka nagiye kwishyura nyirinzu arumirwa amerezamo 5,000 arambwira ati subu abana bafite icyo kurya kuyampaye yose akira 5. Haleluya, nabonye Imana igenda n'amaguru. N'uyu munsi ndacyayibona mu buzima bwanjye, nje n'urubyaro rwanjye twabonye Imana n'uyu munsi kandi turacyayibona. Kandi nje nsenga Imana ikora, reka nkubwire nsenga Imana ivuga ikanakora, Imana isohoza. Nubana n'Imana neza ukagira kwizera witinya ibyo ubona imbere. Icyo cyumweru nicyo n'umugabo yaziyeho. icyo cyumweru Nabonye Imana. Icyo cyumweru nicyo na papa w'abana yaziyeho icyo gihe. Akomana ndagukunda nkunda Imana mu rwego ngewe ntabasha no kuvuga, gusa icyo Dawidi we yaravuze ngo yabuze ikintu uko yita Imana, arangije aravuga ngo uriya. Ntabwo mfite ukuntu nakwita Imana. Nabonye Imana mu buzima bwanjye, mu mibereho yanjye, kugeza n'uyu munsi ndacyabona Imana pe. Yaraje turamwakira, imirimo y'Imana iragaragara. ese Apophie uvuze kuntu Imana urumva ni ibitangaza mu by'ukuri. Imana ikoze ku mitima y'abantu. Hanyuma umugabo yaraguhamagaye, yaraje se arisobanura ati bari baramfunze cyangwa se nari mu kazi. Yaraje wagiye kubona arinjiye gusa. Oya, yarampamagaye telefoni nagiye kumva. Twe dufite amasengesho y'iminsi 3 aho hantu nakoraga umurimo. Imana ishimwe cyane, amen. Twe dufite amasengesho y'iminsi 3, umukozi w'Imana twasenganaga arambwira ati ikintu wasabye Imana, ibintu wasabye Imana irabigukoreye. Ako kanya telefoni birasonye. Akimara kumbwira uko ati ibintu wasabye Imana irabigukoreye. Nabonye Imana pe. Arahamagaye arambwira ati ubundi Kanombe ku kigo cya gisirikare. Ari umusirikare? Ego. Ati ubundi Kanombe byari byaragenze gutya na gutya, niho narindi. Nta nubwo yari kure ariko Imana iragenda nyine iramubika kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri twe. Yego. Imana ishimwe, no kugira ngo incure, no kugira ngo igire ibintu inyigisha, igire kwizera irema muri njyewe, imereze icyo ngomba kugukomeresha uyu munsi. Yego. Nuko byagenze. Umugabo baraje. Abaraje. Mana rero shimwe, murumva yuko mu by'ukuri Apophie afite ubuhamya bwinshi. Ntabwo arangije. Ndizera ko ubutaha azasubukura atubwire ukuntu ese abo bana 4 ubwo birumvikana ko se wabo yaje, birumvikana ko bongeye bagakomeza ubuzima. Ese baracyari kumwe, ese yongeye kugenda, ese byagenze gute, baracyari muri iyo nzu. Azatubwira byinshi kuko avuze yuko ari imbaraga z'Imana zabikoze. Kandi atwigishije ati niba wizera wumva nta n'umutima ugucira urubanza, nta cyaha ufite imbere y'Imana, ntacyo wishinja, ukomeza wizere kuko kubikoraho izabikora. Urakoze Apophie. Ku mazina nkuzeho mama Keria, Imana ikugirire neza. Ngaho dusengere. Rero nkiri muri rya jambo nsorejeho, ndababwiye ngo mwe gutinya, humura, komera umutima, imbere yawe hari ibyiza Yesu aguteguriye. Shikama, ntutenebuke, ntusubire inyuma. Reka dusenge. Uwiteka gitare cy'amahanga, Mana ishobora byose, Imana yandengeye cya gihe, Imana igikomeje kundengera. Nabonye ukuboko kwawe, reka ubwoko bwawe buri muntu wese ukurikiranye ubu buhamya umwubake, umukomeze, umurinde gutinya, murinde gucogora, murinde gucogozwa n'ibyo abona, murinde gusubizwa inyuma n'ibyo areba imbere n'ibikomeye arimo gucamo. Umuhereze gushikama, umuhereze gukomera, umuhereze kwizera. Haleluya. Yuko ibyabwiwe n'Umwami Imana bigomba gusohora.
ngaho gira neza ubwoko bwawe, mbatureho ubutabazi buri muntu wese urimo guca mu bikomeye, buri muntu wese urimo guca mu bigoye, umuhereze gukomera, umuhereze kwizera, umuhereze kugera ku musozo w'ibyo arimo gucamo, kandi umwoherereze ubutabazi bwihuse nk'ubwo nanjye wanyoherereje. Narakubonye Yesu, nabonye ukuboko kwawe, nabonye ineza yawe, nabonye untunga, nabonye ungaburira, nabonye unyambika, nabonye umpindurira isura, nabonye uhindura ubuzima. Haleluya. Nabonye unkuriza abana, nabonye uhindura imibereho. Urakoze Mana, urakoze kugira neza ubwoko bwawe. Ngaho komeza ufashe icano, uyuzuze, uyuzurize umugisha, uyagure mu izina ryawe Yesu. Imbaraga zawe, amavuta yawe akomeze kuba ku bwoko bwawe. Amina.